narashatse ndagiye gushakwa. Yego. Nshakwa in 2 weeks time mbana n'umugabo wanjye aragenda aja mu caro ahantu yakoreraga akazi ava mu mujyi aho twari dutuye. Ndangije nasigaranye wari data bukwe. Yego. Atangira kujya mfata ku nguvu amfata nshaka kunkoresha ibyo ntari nshaka. Ovuki yarabikoze. Navuga naho n'ibibazo byahereye nyuma yabwo nahavuye like in 2 months time mu mezi abiri. Muri ayo mezi abiri hari amaze kubamo ibintu byinshi cyane ntiyamfashe rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu. So numva ari ibintu bindemereye nabibwira umugabo wanjye nabyumve mwereka ama message mubwira ibintu kuntu bimeze byose ariko ntiyanyumva. Umunsi yagarutse avuye mu caro araza iwabo ntiyazi iwacu. Arangije kuza ntiyaje iwabo ntiyaje iwanjye aje iwabo. Arangije icyo yakoze yaraje bazana mama bari ku gatandatu batangira kumbwira ngo naje kubasenyera urugo ibikina bike amagambo nyine menshi. Barangije bafata telefone yanjye nari mfite yari irimo evidence barayimena. Barangije kuyimena hari saa nijoro barambwira ngo nsohoke. Nta telefone nari mfite nta hantu nari mfite ho kujya. Naruriye mu modoka ndi kujya ndimo gutaha. I was depressed, nari mfite pressure, nari ndimo kurira, nari nkwite. Ndagenda nurira mu modoka imodoka. Wari utwite inda yande y'umugabo wawe? Oya. Niyamuze. Ndagenda. Ndagenda nurira imodoka irangije iranjyana. Ndavuga nti ahantu nari mvuye mu mujyi uri kuja na Manga kuko nizo modoka nagezeho nta nubwo nari nzi mu mujyi. Zirambwira ngo ziraca ahantu dutuye. Kurya kurira na depression ndasinzira. Nisanga yarantambukije imodoka ijya kunshitse yo yari irimo kujya. Ni kure no mu rugo pe n'ahantu ngo ni na Manga. Nkura n'umuntu w'Imana umuntu gusa ntazi. Nambwiye ndetse byagenze gute nirebye nuzuye amaraso ahantu hose. That was the story. Aramfata njyana ku bitaro bankora ibyo bakagombye kunkorera. After then arambwira nti wangirira neza ukanjyana iwawe nkwenda nkaruhuka. Ndangije kuruhuka I came back at home after maybe in 2 months time. Naragarutse mu rugo nahamagara ababyeyi banjye narabashakishije kuri YouTube kuri Facebook ko na telefone nari mfite. Ndangije ndababwira baza kuntora aho nyine narindi baje. Ndababwira ndi mu modoka ndababwira nti nakorewe kino na kino kandi sinzasubirayo. Barambwira nti se kubera iki ibyo bintu mu Kinyamurenge ntabibaho ugomba kubabarira ntibiza bivugwa biceceke ubabarire ugende usubire mu rugo wubake ujye gusenya urugo ntiwikicyubaka. Ndavuga ntiyo kuvuga ngo nzasubireyo ahubwo nagenda nkazajya gupfira ku misozi. That was my story. After a long time 3 years ziciyemo jobo ngarutse mu Banyamurenge nabaye nk'iki sinzi nk'ukuntu navuga. Ntambutse wese aramvuga. Naja mu rusengero ninjye babareba ninjye bavugaho baranyorana. Ndavuga nisukumana ubuzima nzabubamo kuzageza ryari. I was depressed ntago ari kuvuga ngo byaramvuyemo bitangira kungarukamo. Ntangira kwibona yuko nta gaciro mfite. Ntangira kubona ukuntu I'm useless. Ntangira kubona ukuntu maybe I better die kubera iki nsa ntapfuye kubera iki nkiriho. Urumva after there what I did navuganye n'abapasiteri baje kunsura ndababwira bati barambwira ngo ugomba kubabarira nta kintu ugomba kubabarira ibyo bintu mu muco wacu ntibiza bivugwa ntaho byovugwa. Ndavuga nti okay ibyo byose nta gisubizo nigeze mbibonamo. I said that what I have to do is to look for my justice. Ngomba gushaka umuntu nkamubwira nkamuganiriza ibibazo byanjye. Nibwo nashakishije neza mubwira story yose ukuntu nkuko nivuze nayisamarinze nyivugaho niko kuriya mwayibonye kuri internet. Nyuma yabwo ibibazo byatugarukiye ngo umuco wa Kinyamurenge twakoze amahano. Nta muntu ushaka kutuvugisha bene wacu aho turi hose.
twakoze ibintu bitajya bikorwa mu miryango, twavuze ibintu bitajya bivuga mu kirimi cya Kinyamurenge. Ubwo bagomba kuducira, navuze ni nkoni bazi nuko badafite icyo bavuga ngo baduciraho iteka, ni nk'abaduciriye iteka. So gihari nuko nyuma yabwo twakira amatelefone n'amamesaje y'abantu bavuga ko bashaka kutwica, especially kuri Neza na Mwiza ndetse nanjye. So barimo kuzira yuko bampaye YouTube zabo channel yuko mvugiraho ibyambayeho, icyo barimo kuzira. Okay, ibyo bintu byakubayeho ufite imyaka ingahe Ange? I was 17 turning 18. Nibwo wasohoka gukora ibyo bintu? Yeah. Kuri message twabonye zibatera ubwoba bavuga ko mugomba kwicwa, bagomba kubafata. Uyu muntu uri kuziboherereza ni muntu ki? Uwo muntu ku bushobozi twakoze bivuga yuko ari mwene wabo n'uriya mugabo. Uri uherereye muri Canada? Amakuru twahawe n'abantu uri uherereye muri Canada. Ariko uretse n'uriya hariho na nimero za hano zihari, n'iyindi vuye no kumpamagara ubu nyine mbwira yuko umwobo ndimo kwihimbira ndi bubujemo njyenyine. Umwobo urimo kwihimbira uri bujemo wenyine? Umwobo ndimo kwimbaza, the grave that umwobo urimo gucukurura. Umwobo arimo kwicukurira mbese. Ange, aya masaba yaba kuko ntabwo ikintu nakubwira kimwe, icyo ntemera njyewe nuko ntabwo ibingibi ntabwo nshaka kugira ngo uri umunyamurengekazi kandi urabizi ko kugeza amasaha turi kumwe n'abavandimwe kandi batashyigikiye ibiri gukorerwa. Ariyo mpamvu nshaka kugira ngo n'umuntu wese udukurikiye aha ntabwo iyi ari defo cyangwa ntabwo uri kubikorerwa na communauté, ni amakosa yakozwe ku giti cy'umuntu ku giti cye. Ariyo mpamvu nifuza ngo iki ngiki kibe ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa cy'umuntu wakoreye ibintu n'umuryango umwe bitandukanye muri rusange. So ni iki wasaba communauté yawe cyangwa ni iki usaba umuryango muri rusange ukomokamo, especially unasaba usaba abantu bagukurikiye hano, ni iki muri aya masaha wifuza? Urasaba iki kugeza amasaha? Ibyanjye byo gusaba, I need justice. What happened to me? Okay. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kugerekeranya na security yawe n'umutekano n'ibitarabwo uri gukorera. So ibyo ntacyo nabivuga kuko I don't know what to do. Nanjye njyenyine ndi traumatized, ntabwo nzi ikintu cyo gukora muri uyu mwanya, nta nubwo nzi icyo navuga. Hari abantu bagwamagara bagutera, uvuze ko abantu bagwamagara bagutera ubwoba. Hari abageze aho utuye baza kugukanga no gutera ubwoba? Ntabwo uragera aho ntuye, ariko n'uwampamagaye mu kanya ubu nari ntaranagera kuri live arampamagaye kandi aza aho ntuye, yambwiye yuko mpazi, ariko ndimo gukeka yuko ari umuhungu w'uriya mugabo ukurikira umugabo wanjye. Wakubwiye bike? Arambwiye yuko the grave that umwobo ndimo kwimba nzawujamo njyenyine. Niba ashaka ko duhangana turahangana njye nawe kugeza gupfa. Niko kubwiye? Okay. Urakoze cyane. So Ange ndagushimiye kandi irakomera nta kiri buze kuba, kandi you have to get justice uraza kuyibona. Ntabwo ugomba kurengana kuri ubu buryo. Dufite abantu benshi rero badukurikiye, dufite abantu hafi 600 bari kuri TikTok, dufite abantu 250 bari kuri Twitter. Tekereza ko ahangaha ni abantu benshi bari kukumva, ntabwo nyuma y'ahangaha uri buze kugira icyuba. Hano turaza kugaragaza ama message yanditswe n'uyu muntu uri muri Canada, avuga ko muri Canada bakorera ifaranga nyinshi. Ku bantu bari ahangaha baraza kubibona kuri Twitter kambishyireho. Hari izindi message ntarakorera edit kuko harimo nimero y'uwo muntu wo muri Canada, ntabwo uburenganzira bwo gusharinga nimero y'umuntu, ariko ama message ni menshi. Abantu bari kuri Twitter murakureba kuri dashboard, murabona izo ni message bakanga abantu bavuga ko uko bigenda kose muri Canada bakorera amafaranga menshi. Bariya abanyakenya, aba bantu badashaka guceceka ngo bareke, baraza gutanga amafaranga bicwe. Ibyo biri muri izo message n'amachat na nimero irimo, muraza kubireba. Nagejeje guhamagara uyu mugabo uri kumwe mu kiganiro. Uyu mugabo namuhamagaye inshuro nyinshi kuva yesterday wo muri Canada kugira ngo numve side ye, ntabwo yabashije kunyitaba. So reka dukomeze. Ange ndagushimiye.
ariko uri comfortable ku buryo aya masaha wabazwa ibibazo kimwe cyangwa bibiri ukabyumva wabisubiza anje uranyumva wenda kumva uranyumva nashaka gufata abantu babiri bakakubaza ikibazo witeguye kubisubiza ibibazo bakubaza cyangwa ntabwo uri umwanya mwiza wo gusubiza ibibazo For sure, I'm not ready to answer any question. Okay, thank you so much. Reka ngushimire. Ngira ngo murabyumvishe anje kandi courage hanyuma ubwo ntekereza icyo nakubwira kimwe no kugomba kubona justice ubutabera ugomba kububona hanyuma ntabwo ibintu nk'ibi ngibi byo gufata ku ngufu ibi ngibi hotera nk'iri ngiri ntabwo icyaha gisaza ntekereza ko ari muri leta nyinshi cyangwa mu mategeko menshi y'ibihugu icyo nakubwira komera ibintu byakorewe bifite imyaka 17 you deserve a justice kandi abantu benshi bakuri inyuma community yose abantu hano barenga hafi 900 bakumva bari gukurikira icyo nzi cyo nuko bakuri inyuma kandi uraza kubona ubutabera ndagukomeje komera cyane Raziska mbere yuko uyu mwana agenda Raziska nagira ngo ugire ikintu mubwira cyangwa ugire ikintu uvuga Raziska kuri Twitter fungura mic yawe mbere yuko uyu mwana agenda niwe mubyeyi mfite hano uri hafi fungura mic hanyuma noneho ngo nsezerera anje dusigare mu kiganiro Thank you Godfather. Ibintu birababaje anje agira ngo gusuhuze kandi ngiye nkubwira ati komeza ukomere inama nakugira ku banyamurenge ndetse n'abandi bitwa abakonyine b'Ibugande cyangwa abahima nibo bantu ibyo bintu bisa byo gukazanura usanga no mu Rwanda byahozeho babyita ngo n'umuco ariko n'umuco mubi kuko nibyabaga binemewe kuba umusaza yajya ku mwana we wabara umwana we niyongera ngo basaba bunguze ko bavuga ngo uyu n'umwana agiye mu bandi so mbitekerezo nibwo mpamagaye umwana w'umukobwa witwa Angel we victim ndamubaza abaza no gutinyamo ariko nca kuri uwo Mike kuko we basa nkaho baziranye ndagenda nkurikirana ariko kugeza kuri iyi saha reka kuko nkuko bivuze Godfather dukurikire tubanze turebe kugeza kuri iyi saha nubwo wenda mwiza avuganye igihunga n'akababaro kuko we abyivura gusema igihe kirekire warabizi kuko abana muri Kenya ariko harya uyu mugabo waba arakoze ibi ngibi uyu mupasiteri wasambagije umwana wahoze ari umugore w'umwana we nta munsi n'umwe twari twabavayo ikira none ngira ngo wenda ndi busubiraho ngiye cyane ese community university bari sedeka community y'abanyamurenge iri muri Kenya cyangwa iri kwisi cyangwa ari hehe ni yihe mpamvu batari begera uyu mwana w'umukobwa ngo bamubaze bati bijyaje bamwishaze muri komiti kuko bafite komiti bayobora bamwishaze bamubaze bahamagara rero ruhande rw'ubuso ko umugabo we ari mu Rwanda yanashatse wari umugabo we bahamagara uwo sebukwe babivugana wa muco rero ni watwikiriye bya bintu uyu muco rero nge sinkushyigikirwa nanjye nkubwira ruhande ndimo sinkushyigikira icyo nshyigikiye ubutabera kigiye uwo muco mubi uteza ibi bibazo ikindi kibazo naje kwibaza kuko nibazo nagiye mbaza n'ubushaka kugira ngo mbaze wenda nzi ko batwumva ari benshi hangaha ese uyu mwana bita ngo yari ikirara uyu mwana w'umukobwa ni mwita umwana mu mbabarire kuko angana nabo mbyaye yashatse ari 17 turning to 18 yenda kugeza imyaka 18 yari afite 17 ko yashatse amezi abiri gusa ibintu byabaye mu mezi abiri uwo mwana niyo yarakirangiza high school ese ko bari baziranye uzi ko imiryango uburyo abantu bashyingirana baba baziranye bagiye kumushaka koko ari ikirara ko ari ikirara bashatse uwiki uwo mwana w'imyaka 18 wari maze kugera muri urwo rugo umugabo akajya gupakasa akajya handi mu mezi abiri kuko yari na interpreter yaso network ya Muyoboke turakumva sorry ndahari uranyumva ndakumva yasobanuraga mu rusengero rwa sebukwe niho nawe yarari urumva ko yabaga ari mucaca kenshi kuko niwe wasobanuraga sebukwe agiye kubwiriza ese ubwo buraro bumaze kugaragara aba babyeyi baho yashatse uwahoze ari sebukwe na nyirabukwe bahamagaye umuryango uyu mwana w'umukobwa ntabwo byabaye uyu mwana w'umukobwa amaze kuvayo ese ibyo byose nagiye mbibaza narabajije nabwo yaje nagiye aho nashaka na wa muntu w'umunyarwanda w'umupasiteri sinzi niba yavuze ikibasumba yababwiye wo muri Tanzania wamwakiriye yavuye mu modoka virana amaraso bamwirukanye mu saa sita z'ijoro uwo nagiye kumushaka nawe wari muri Canada tuzamushaka tumuzane hano atubwire uko yakiriye umwana kujya akamushyira mube
kugira ngo byibuze namufashe no gukira. Ese community nanjye subira kuri cya kibazo nabajije, iyi community y'abanyamurenge iyoboye abayobozi bayobora abanyamurenge hariya, nihe mpamvu aho kugira ngo iyi saga zikomeza kuba, kuki badahamagara Ange akabibabwira bamureba nk'abayobozi bakuriye community? Hari abantu bakomeye cyane hano bagitwaza Dr. Masengo, ni benshi bayoboye tuzi nakwita ko ari celebrities pasiteri bakomeye n'abandi. Umupasiteri mugezi wawe arimo aragaragara mu kibazo, bamuhamagaye bagahamagara n'uyu muryango bakabanza bakabireba impamvu nihe rero wa muco wateza ibibazo batarimo bashaka kugira ngo babanze binjire barebe ikibazo ko kimeze. Ibyo mbishyire ku ruhande, nsubire ku muntu ariwe SMS nabonye nahawe n'umutipa wakoze intuzo bwa mbere, wakoze ikiganiro bwa mbere na Ange, nubwo uvuga ngo tujye muri komite. Uyu mugabo uri muri Canada wohereza message n'amavoice note nayumvishe ye, ni muri umuna w'uyu mupasiteri mu kurwana abatera ubwoba bakagomba kubica nibadakuraho biriya biganiro, nibadaceceka ndetse na Ange atazamusiga. Kuki ahubwo ikibazo batagikemura, ahubwo akarwanisha amafaranga yo kuvuga ngo abantu ibiganiro batagikuraho barabica, none ikibazo kitari cyanakemuka. So icyo ndimo gusaba rero, Ange hari ukuntu yaravuze ngo nta butabera buhari. Bundi buriya ubutabera bwose bwabungana kose, Imana niyo mucamanza mukuru. Muhumure abarimo kuvuga wenda ngo muzicwa, Imana niyirinda ntimugire ikibazo. Nge niko data ntekereza. Wenda nsoza ntizinga magambo cyane. Abantu mwese mwabona ifoto y'uyu mwana w'umukobwa witwa Ange Kibasumba, no kubibona n'umwana w'imyaka 22 ngira ngo ubu ngubu, niba kugeza kuri iyi saha batamuhamagara, buri ikintu bita depression gishobora gukoresha ibintu bibi cyane. Nje naganiriye nawe, muganira nawe mubaza imvane abantu ko byatangiye, ukuntu yaje kuva mu rugo, ukuntu bamwirukanye. Yari yabivuze mu kiganiro kugira nashangwe abinyibwirire mwumva adafite igihunga. Icyo gihe cyose avuye mu rugo, ese aba babyeyi ho yaravuye kuki batagiye iwabo mu rugo kwa papa we na papa wa Ange na mama we? Abo bose nabo ndabafata nkabavuga nti bagiye bajya kuri wa muco banga kuvayo ngo bavuga atari ku mwana wacu mwambukoreye ibi ngibi, kuko nago bavuye ngo bavuga. Ndabizi neza ko n'umwana wabo aramukunda, kuko niba mwibuka Ange yari yarabuze telefoni, muraza kurikira ibiganiro cyangwa yabivuze, bariye telefoni ye abakamusora iryo joro, agavana ubufaranga bwo yari afite akajyana nabwo bw'itike, akagera ku mupaka wa Tanzania na Kenya, akabona umunyarwanda amufashe avirana amaraso akajya muri Tanzania. Ashize igihe yagiye kuri Instagram cyangwa Facebook yandikira se, kuko se ni mutoya n'umusoko afite nk'imyaka 45 turangana, aramwandikira nibwo we ise yabaye nk'umusazi, kuko yarabonye umwana we batari bazwaherereye bagiye guhura ku mupaka. Ariko kuvayo nta butabera yabonye. Gute ibi bintu bivuga ngo nta butabera yabonye? Wenda mwiza yarabivuze ngo nta butabera garuka, ariko zira SMS zira WhatsApp byagiye mu nkiko ziragaruka, barazibona nayo barazisibye, ziragaruka kuko muri systeme ziba zirimo. Ingicyo navuga ko no kugeza kuri saha, niba ababyeyi be cyangwa abangaba badashaka kuvayo basebukwe, abaza bari basebukwe, twebwe tubyumva, twasaba community iyoboye abanyamurenge muri Kenya baveyo nabo, ni baveyo begereye umwana w'umukobwa. Kuki bo bacecetse? Kuki ahubwo ari tangazo nabonye banyoherereje ahangaha bivuga impamvu, wenda ngo dufata mu nyumve neza, kuko navuye nkavuga kuri iki kibazo yewe nakibonye nkivuzeho. Nibwo bwa mbere nakiriye telefoni z'abantu bo hanze y'igihugu in my entire life, abo muri Australia bashyigikiye Ange. Ntabwo hari ikintu bavuze ngo dufata kandi kiza, hari abashyigikiye Ange babizi. Australia barampamagaye, Canada barampamagaye, muri Amerika nagezeho ndavuga oh my God. Ariko abenshi muri bo nabavugaga batari iwanyu mu bakonyine ntibihari, warebye iby'iwanyu wacecetse ko ari umuco wacu. Urumva umuntu yabimbwira agenda ngo ushobora kugucecekera. Rero iyo nshaka kugira ngo tuganire uratuza tukaganira, washyira hejuru hagukupa nk'igendera. Abenshi barampamagaye, mfite amanomero y'ahangaha, ashobora kuba ari n'uwo mugabo ambwira ati ibi ngibi mu muco wacu n'ibintu bisanzwe, ntabwo yagiye hanze. Ariko network iramusohoye mu saa 7 z'ijoro akagenda akajya hanze. Ariko kufata nubwo ari mukazana wanyu n'umwana imyaka 18 ukamusora saa 7 z'ijoro, utunareke ngo mu gitondo buke uhamagara ababyeyi be. Sinzi
murangira uhamagara ababyeyi be nk'umubyeyi nk'umuntu w'umubyeyi ufite abana washyingiye uvuga uti ntabwo ari mu nzu y'umuhungu we n'ubungu we impamvu utarushaka abari hamwe nawe yari kujya mu rugo iwabo kwa se ariko mu gitondo umukazana wanjye ndamwita umwana ko n'umwana 18 years 17 years wacu ntabwo tubashyingira ni icyaha gikomeye cyane iyo rwose iyo bibera ahangaha ntabwo bari kutugendana iyo bibera iwacu mu Rwanda bakamuvuga bati reka buke noneho babyitaga gusenda bahamagara iwabo niba ari umuco koko umuco ukwirukana umuntu saa 7 z'ijoro bati sohoka ugende ese umwana yegera mu nzira akagwamo byari gusa bakamwicira mu nzira kuko kanyamuzi ukuntu bicane babonye ufite agafaranga cyangwa baguketsa ko gafite ibyo byose nibikwereka yuko ni ibintu byabaga bagabiceceka kubera wa muco uwo muco rero yewe sizawemera sinigeze mwemera kuko uwo mwana w'umukobwa witwa Mwiza yaravuze ngo afite experience afite byinshi nawe mwibutsa byamubayeho nubwo atabitubwiye nge hari ibyo nabonye n'amaso yanyu muri abo bantu nakwita bakonyine nabo bakazanuraga ubu ntabwo bikibaho ngo twabakubita akanyafu gakomeye cyane kuko ubwo n'ubusambanyi ko no gufata ku ngufu nkuko bafashe Ange so rero nicyo nababwira ndifuza yuko Ange sinzi niba yavuze ariko yavuye yaravuga cyangwa navuye kare byanze Ange yakomeje kubura oya soza nzane Ange gato urumva rero ibyo nazo wenda razageraje kuko yabivuze kenshi twabivuganye kenshi icyo dushaka none ahangaha nubwo uyu mwana w'umukobwa yavuze ngo ntabwo mu bimenyetso byararangiye ibimenyetso ntabwo byavuyeho byohereje umugabo we kuko yabyohereje umugabo we screenshot yabyohereje nde ntabwo mwabiceceka bitagiye no mu butabera ngo bicike itegeko ritabyemera yego umuco muracyafite umuco wo kuva iminembwe nk'abanyamurenge ariko ntabwo bikura igihugu murimo bapurika amategeko yaho ko ntiwakoreye icyaha so icya kabiri nanone mwitinya wenda abafite uwo mugambi wo kuvuga ngo umuco duceceke nidukomeza kuwuceceka ahangaha Godfather uzasanga urongoye umwana w'umunyamurenge ba nyirarume bamusura bakubyarira utabizi cyane rwose ibyo bintu ntibicike ntabwo mutagira ngo ibi nimbivuga ndabizi ntabwo ingero ngiye mfite ngemewe nzi abari Uganda n'abafite bahari babikorera atari abanyamurenge ndababwiye abahima n'abakonyine bafite ukuntu bose bahurira ku kintu Uganda n'ubu biracyahari ariko none ahangaha abantu bamaze kuba abasirimu batakiri mu mase bakaba none ahangaha wumva yuko bahishira umwana w'umukobwa uwo muco urimo kwica abatoya ni muco nyabaki Ange yabaye kirara kubera iki kubera yuko yavuye umwana w'imyaka 18 tutubwizanye ukuri bamushingiye akirangiza high school ataramenye n'ubuzima bwo hanze ariko mu mezi abiri umwana nibwo yabaye kirara kingana gutyo 2 months tubwizanye ukuri nk'abantu bakuru sinshinje bariya kuko ntabwo mbizi ndageraho ngarukiriza ariko none ndavuga ibigaragarira amaso twese twabonye uvuye mu ishuri nturamenya ubuzima bwo hanze n'ikirangiye high school baragushingiye bamaze kugushingira umugabo agiye kwitabaro agiye gushaka imibereho urangije wowe wikubye mu rugo rw'umukazana afashe message azohereza umuhungu wawe burareka mbabwira ikintu rero nasorezaho ntabwo uyu wari umugabo wa Ange yavuze ko Ange yabaye kirara ahubwo uyu mugabo wa Ange yanze gusangira na se twara tukaza kubacyana ingingo kwanganye komeza muyobo urumva bavuga mute your mic yangane gato uraza gutanga igitekerezo cyawe mukanya ndaje nakugize ko host mu bijabo nakugize ko host ihangane uraza gutanga viewplay yawe niyo mpamvu nanze kwihererana platform urumva bijabo ihangane bagiye kurangiza kuvuga uratanga viewplay yawe bro ihangane icyo ndimo wenda icyo nasorezaho kare kasoze nasoza mvuga nti abayobozi sinzi uko numvise izina mpuzabitaga abayobozi bayoboye community y'abanyamurenge bari muri Kenya nibahamagara uyu mwana w'umukobwa babanze bamwumve first of all kuko nicyo kubitibereyeho babanze bamwumve kugeza kuri iyi saha isaga ingana gutya nta kintu bari bavuga ni wa muco bagiprotecting niyo mwana yaba ari kirara muhamagare mubanze mumwumve niba musoma Bibiliya nko muyisoma na wa mwana w'ikirara se yaramwakiriye ni mumwakire mubanze mumwumve depression afite ni nini cyane isho kumviramo n'ibindi bintu so rero nasoza mbabwira nti none ahangaha ndifuza uruhande rw'uyu mu pasiteri uyu mwana avuga ave wenda ntave kuri kamera zanyu hano kamera zanyu namwe zaratuzonze mugende mujye muri komiti mu mahamagare kuki mutijya kumangara ko ari mukuru uwo muco w'abakuru urimo wangiza abatoya ni muco nyabaki ngiye muyoboka Alex ndawamaganye naho nzahurira nawo ntabwo uzancika ngiye nzawusigarana mwiciraho ngaho ntabwo ari byo this is too much
murakoze cyane namwe. uretse kugenda kamamagare Ange kuko network kamunaniye hariya ariko reka twumve victime nyirubwite. Murumva ndi muri studio ubu mfite na connectinze kuri TikTok, connectinze kuri Twitter, ubundi no guhamagara. Allo Ange, uranyumva? kukumva Ngaho gerageza uve mu rusaku gato kuko ubu tuvugana ukurikiwe n'abantu, reka ndore nkubwira abantu bagukurikiye, ukurikiwe n'abantu 720. usikilize tiki yao Urimo kumva? Mbabarira uve mu rusaku gato, va mu rusaku gato nkubaza ibibazo 2 cyangwa 3 hanyuma umbone nkore kurugende. Ukurikiwe n'abantu 720 so ngwino abantu bari kukumva, ngwino nkubaza ibibazo 2 cyangwa 3. Va mu rusaku gato. Urimo kunyumva wiriwe amakuru? niriwe neza wewe? Meze neza. Ndabona kuza kuri social media byakunaniye bitewe na internet. Ange, watwibwira manzo nyibwire ni Ange nte uri hehe mbwira twibwire. Nitwa Kibasumba Ange. Yego. Ndi umukobwa w'Umusama. Yego. Ndi umunyamurenge. Ange, ibi bintu ntabwo ndibuze kwinjira muri VIP yawe cyane ariko ndashaka kugira ngo utubwire ibi bintu biri kuvugwa hano. Ndi kumwe n'abantu benshi bagukurikiye, ndashaka utubwire niki byagenze bite, ibibazo biri kukuvugwaho byaciye igikuba, bivuga ko ugomba kwicwa, bivuga ko abaguha ibiganiro bagomba kwicwa. Tubwire mu ncamake, shiraho umucyo, ni ibiki ibintu byatangiye bite, wisanze muri ibibazo gute? Duhere ukiri umwana w'umukobwa ku myaka 17 utubwira ukuntu wisanze muri ibi bibazo. Navuga ngo okay. Nashatse when I was 17 turning 18. Yego. Nibwo nahuye n'umuhungu w'umunyamurenge turashakana. Turangije gushakana mpura n'ibibazo hakurya nabivuze kuri internet. Bidusubiriremo hari abatarabyumvishe batabizi. Bitubwire Ange. Ese sinabivuze hariya gusura kandi ugenda ntora kimwe. Ntabwo utora kimwe ariko uragenda utubwira headline noneho tubyumve kuko byakugendekeye gute, wakoze ubukwe biza kugenda gute kuko ntabwo abantu benshi ntabwo bumva ibiganiro. Kandi hano hari ama YouTube ibintu bigiye hanze ubu turi kuvugana biramenetse bigiye hanze, ama YouTube agiye kubya uploadinga yose, abantu barakurikiye, so ndashaka ufunguke utubwire. Tora agatege ukomere ubitinyuremo mu ncamake. Okay.